byaraduhombeye buse pamige hashize igihe sibyo Ashina sinzongere kubona undi watereye impeta nako batereye ivi ego hagati yawe na Kimenyi ukahita ubyuka ukabona banjyanye ibyo bintu rero birashoboka higo imyaka irenga 2 irihiritse aya magambo avuye mu kanwa ka Muyango. Miss Muyango yahoze ivugira ko azaterwa ivi n'undi mugabo wundi utari Kimenyi yivi, ibi kandi bikaba no ku nshuro ya 2. Ubundi se ibi yabitewe n'iki? Mbere yuko twanzika amunyemerere maze mbasubize inyuma ho gato. Ni vuba nyine umwana akuze baramukurikiza. Tuzagakurikiza Kamige soon as possible. Njyewe iyo mvuze ikintu nseka kiba ari cyo, cyaba ari kibi cyaba ari cyiza, niyo mvuze ikintu ndi seriye. Ubwiza bwe n'igikundiro cye nibyo byatumye tumenya Uwase Muyango kugeza maginga ye, kuko kuva 2019 ajya kwiyamamariza muri Miss Rwanda nta wari umuzi. Gusa nanone hadace kabiri nibwo witwa Kimenyi Yves uhoze ari umuzamu wa Kivu Sport yaje gukora icyo twakwita nk'amahano, ubundi asakaza amashusho y'ubwambure bwe ku karubanda. Hadace kabiri Muyango nawe yihereje amashusho y'uwo musore, ubundi yumva ashaka kumubona amaso ku yandi. Nk'abandi bakobwa bose bagendera mu kigare yahise ahamagara inshuti ze, ubundi bajya kureba umukino wa Kivu Sport wagombaga kuba kuri uwo munsi. Mu gihe benshi barebaga umupira imitima yabo igahembuka, kuri Miss Muyango we siko byari bimeze, kuko we yateraga akajisho kuri ya mashusho yareba na wa musore w'igitangaza uri mu izamu yabihuza neza akumva umutima uri kumuhamagarira gukunda Kimenyi Yves. Uko iminsi yagiye yicuma ni nako batangiye guhura, ubundi batangira kugirana ibihe byiza koko. Kera kabaye Kimenyi Yves yaje kwambika impeta Muyango amusaba ko bazabana muri ubu buzima by'iteka, nuko byaje kwanga kugeza maginga ye. Imiterere ye n'ubwiza bwe bikomeza kumwongerera igikundiro mu buryo budasanzwe. Gusa umvuga ni Miss Uwase Muyango Claudine. Iyi titire ya Miss yayikuye kuri Miss Rwanda ahari 2019, dore ko nyine ari nawe yegukanye ikamba rya Miss Photogenic cyangwa umukobwa werwa n'amafoto, kandi nawe urabibona kuberwa n'amafoto n'utunutwe. Uyu mugore n'umuhostinzi akaba n'umunyamakuru yahetutse bagiye n'umushyushya rugamba, byose kandi akabifatanya n'inshingano zo kurera umwana yasigiwe na Kimenyi Yves Miguel. Kuba afitanye umwana nawe ari icyamamare hano mu Rwanda nibyo bituma izina rye rikomeza gukura maginga ye, dore ko kuri ubu afite abamukurikira basaga 600 ku rukuta rwe rwa Instagram. Ibi rero bikamuhesha ibiraka byinshi bigiye bitandukanye, harimo kuba arishyuwe asaga 11 zose kugira ngo yambare umupira wa Monster aha ni muri Tour du Rwanda 2026. Uyu Muyango ni byinshi yakunze kuvugwaho, harimo gutanga ruswa y'igitsina muri Miss Rwanda, ndetse kandi agakomeza gushinjwa uburaya mu gihe barimo bahosting. Bijya gutangira byatangiye mu 1998, aha ni Uwase Muyango yibarutswe. Birumvikana afite imyaka 28, akaba yaravukiye mu karere ka Huye. Yize amashuri abanza aho bita kwitaba, ubundi akomereza igiciro cyisumbuye kuri Saint Bernadette aha ni Save. Yaje kwiga Hege, aha yayize muri Kagarama Secondary School, ni nawe yarangirije amashuri yisumbuye. Uyu Miss Muyango ubundi byo kujya muri Miss Rwanda ntiyabikozwaga, kuko mu gukura kwe yari yitereye nk'abahungu pe, kuko nawe yari kuganira abivuga agira ati ntago nigeze ni icyizere cyo kuzajya guhatanira ikamba rya Miss Rwanda, kuko njye ntago nari nteye neza. Gusa nanone Muyango Claudine avuga ko ageze mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye yatangiye kubyibuha, nuko none agatima ke karongera karatera, ubundi ashaka kujya muri Miss Rwanda. Ari nabwo havuye igitekerezo, ubundi aratinyuka maze aragenda. Gusa nanone yakomezaga kumva agatima ke kagitera, ari nako icyizere cyari hafi ya ntacyo. Gusa kubw'amahirwe abona aratsinze, yisanga mu bakobwa 20 bagombaga kujya mu mwiherero. Nyuma yo kugera mu mwiherero ntago byigeze bimworohera na gato, kuko hahise havuka amakuru avuga ko uyu Miss Muyango afitanye umubano udasanzwe n'abategura irushanwa, kuko bamushyizemo atararangije amashuri yisumbuye. Byavugaga ko uyu Muyango ruhara rwambikanye na Rutaganda Joel, uyu yarahagarariye itangazamakuru muri Miss Rwanda. Bigakomeza kuvuga ko uyu ari wamusunikiye kwinjira muri Miss Rwanda nta n'ibyangombwa afite. Ubwo bari mu mwiherero, uwitwa Damuru yagejeje ku ruhande Muyango arangije aramubwira ati ese Muyango warize? Undi nawe aramusubiza ati yego narize kandi mfite n'impamyabushobozi. Hadateye kabiri arangije amutegeka kuyizana. Gusa we yahise amubwira ati
ntuzigere wita ku byo bavuga. Gusa we akimara kumubwira ayo magambo nta kindi ahise amwishurira cyari kibyihishe inyuma, dore kangaha Muyango yakomeje kuguma mu rujijo. Uyu Muyango avuga ko umunsi birukana umukobwa wa mbere bahise kubamuha fone, arangije ajya ku mbuga nkoranyambaga. Arebye ku mbuga asanga ni Muyango na Rutaganda bari kuvugaho gusa. Yahise yihuta cyane abwira Muyango uko bimeze, gusa nawe ubwoba bwaramwishe, arangije yumva ko yamaze kuva mu irushanwa. Muyango kandi yakomeje guhamiriza yuko we na Rutaganda nta mubano wundi bafitanye, dore ko nta byo gupostingana bakoraga cyangwa se ibindi biranga abakundana. Gusa benshi muri icyo gihe batangiye kwibaza ko wabo wa Muyango uko bafata ibyo bintu bitewe n'ibyamuvugwagaho muri iyo minsi. Gusa nanone Muyango yavuze ko iwabo batajya bemera ibintu byo ku mbuga nkoranyambaga, ni ukuvuga kuri social media, kuko niyagerageje kubisobanura agira ati ese iwanyu bakumva amakuru avuga ko utarangije kandi nyamara wararangije ndetse unafite diplome, none se bo ntibaba babizi? Urumva se ubwo bakomeza kwizera ibindi bivugwa? Aha Muyango Claudine yakomeje avuga ko nta kintu na kimwe bajya bizera kivuga ku mbuga nkoranyambaga. Ariko maginga ya wakibaza uti ese niba ntibabyizera ibivugwa ko Muyango yatandukanye na Kimenyi Yves, dore ko ibi byose nyine bivugirwa ku mbuga nkoranyambaga. Kugeza aka kanya Muyango Claudine yahoze ari umugore wa Kimenyi Yves wabaye umuzamu wa APR ndetse na Kiyovu Sport, yewe tutibagiwe n'ikipe y'igihugu y'Amavubi. Gusa ku isaha mu bana wabo wajemo kidobya, nubwo ba nyir'ubwite bo batigeze batangaza nyirizina icyateye gutandukana hagati yabo. Mu minsi yagiye itambuka, uyu minsi Muyango yagiye ku rubuga rwe rwa TikTok, aha nahahurira abantu benshi bari kuganira live. Nibwo Muyango yahuriye n'umupasiteri. Uyu mupasiteri arakomeye cyane, ari mu Bubiligi. Yaramuhanuriye amubwira ko Imana ishobora byose izamuha undi mugabo kandi mwiza. Muyango mu gusubiza arangije aramubwira ati pastor icecekere, ibyo byihorere by'abagabo bubiretse ndabizi. Akimara kuvuga amagambo ameze gutya, Muyango yahise yibasirwa ku buryo budasanzwe n'abakoresha imbuga nkoranyambaga, bavuga ko iby'abagabo yabizinutswe, ndetse benshi bakomeza kwibaza ikintu nyamukuru baba barapfuye aba bombi, ku buryo umwe yifata ubundi akavuga amagambo ameze gutya. Hadaciye kabiri kandi umunyamakuru uzwi nka Yago Pondate nawe yahise atumira Kimenyi Yves kuza kuri pano ye, maze amubaza ibijyanye na Muyango nawe, ariko we ntiyeruye agira icyo abivugaho. Gusa we yararuciye ararumira. Nanone kandi Muyango iyo muganira akomeza kubwira ibyiza ndetse n'intangiriro z'urukundo rwabo, kuko uyu Muyango kugira amenye Kimenyi Yves nuko yigeze gusakara amashusho ya Kimenyi Yves y'ubwambure bwe. Nibwo Muyango n'inshuti ze bagiye kureba uwo musore bari bariboneye mu mashusho. Gusa hadaciye kabiri bakomeje kuzajya bavugana gake gake, gusa byose byari ubucuti busanzwe. Uyu Muyango kandi akomeza avuga ko uyu Kimenyi Yves ikintu cyakomeje kuzamura umubano wabo nuko bakundaga guhurira mu masengesho ya saa 9, umwe yamagara undi ubundi bakabyuka bagasenga. Muyango nanone akomeza kungama ati twigeze kongera guhurira muri bidi, ariko sinzi neza kandi sinibuka ko twatangiye gukundana, kuko icyo gihe harashize igihe gito atandukanye n'umukobwa bakundanaga, dore ko nanjye ntekerezaga ko ari uko byari bimeze, nanjye nari maze gutandukana n'uwo nakundaga. Miss Uwase Muyango Claudine avuga kandi ko uyu Kimenyi Yves kuva batangira gukundana atigeze yita ku mashusho yasakaye yambuye ubusa, kandi ko mu by'ukuri wasanga nacyo yamukundiye, dore ko nyamara urukundo nyarwo rutita ku mateka, kuko nanjye ubwanjye ari byo yanyumvagaho. Rero sinikunze cyane numve ko tutakundana, uko niko nisanze mbana na Kimenyi Yves uhoze ari umugabo wanjye. Ariko se wakibaza, nyuma yo kumva ko Kimenyi Yves ari kumwe na Muyango, wabo wa Muyango ntago bamubajije impamvu ari kumwe na Kimenyi Yves, umusore wigeze gusakaza amashusho afite ubwambure bwe buri ku karubanda. Gusa iwabo wa Muyango nyuma yo kumva ko ari kumwe na Kimenyi Yves ntacyo bamubajije, kuko bari bazi ko adahubuka. Barabyumvishe maze baratuza. None wakibaza uti ese Muyango yisanze utajya mu kabari agahostinga? Byose byatangiye muri 2023 nibwo Muyango yagiye kuba umunyamakuru wa Isibo, aho yari asimbuye uzwi nka Bianca. Uyu Bianca yari azwi mu kiganiro cya Takeover, ari naho nyine uyu Muyango yari agiye kumusimbura. Muyango akimara gutangira aka kazi ko kuba umunyamakuru yavuze ko kuri ubu ageze ku nzozi ze,
kuko kera yiga mu mashuri yisumbuye yakundaga kujya imbere ubundi akabwira abanyeshuri amakuru. Nanone ntabwo twakirengagiza yuko hano ku isi bariho yamenyeye ibijyanye n'itangazamakuru. Uko iminsi yagiye yicuma ku isibo batangiye kujya bamucangamura, nuko Muyango wagiye ari umubyeyi atangira kuzajya anyuzamo akanyuka umuziki mu buryo bugezweho. Ibintu byatangiye kujya bitungura benshi ndetse benshi bikanabacanga. Byaje kuba rero ubwo Muyango yajyaga muri hoteli imwe hano i Kigali, aha yari agiye guhostinga. Dore noneho bose ngo baracika ururondogoro, gusa byose babivuga batazi ko isi yari ihatse, kuko ni naho havuyemo gutandukana na Kimenyi Yves. Kugeza amagingo aya Uwase Muyango watangiye kwiga ku ishuri nta cyizere yigirira, kujya mu bantu ari ibintu bimukomerera. Kuri ubu ni umudamu usigaye ushyushya ibihumbi n'ibihumbi by'abitabiriye ibitaramo, nawe ubundi agakora iyo bwabaga akabyina kakahava. Ese mama ninde cyangwa niki cyahinduye umudamu? Dore ko ahora ashinjwa uburaya bukorerwa mu guhostinga. None we niki cyagutunguye kuri mama Miguel? Uraza kutubwira hano hasi muri comment. Dusoreje ikiganiro cyacu, ni nakandi mbone yo kugusaba gukanda like, subscribe, ugafungura inzogera kugira byose byiza biri hano rero bitazigera bigucika. Njye mwabanye Nyita Wakanda, ndabashimiye.